uyu mugore Yesu yamusanze si mu rusengero, yicaga isabato, kandi ngo uwo mugore yari ahetamye umugongo, nta kintu abasha kwikorera imyaka 18 yose, yunamye bazi ko ari ubumuga, abamugemurira, abamusura, adasiba mu rusengero. Ubasha kubukorera Imana ariko dayimoni iteza ubutindi wawe, ugakora bipfa kugera ku itariki yo guhembwa gusa. Ntawuza ngo yakwibe, ariko hari dayimoni ukwiba. Mu rugo bakarwara, abana bakarwara, famiye ikarwara, bakaguhamagara dutabare ku ruhande hirya hino, warangiza ugatanga. Ubwo se ntuhetamye? Yamusanze mu rusengero silivupure, abonamo umugore wari ufite dayimoni idatinya amasengesho, dayimoni y'inkirisitu yicaye mu muntu. Sabato bakajyana, bwitange bakajyana, haleluya akayitera bakagendana, agatera amina z'imirambararo bakagendana. Ariko kumbi hari igishitani cy'ikidayimoni giteza ubumuga, cyo cyari kuba karande mu bana be 18 yunamamo, ayiririmbanamo, ayisengeramo, ayigenderamo, yinjira mu rusengero 18 ahetamye. Kigini cyamwe tushyigikiye hariya ku ruhande, ngo ariko Yesu ahagere ngabona ko hari umugore ufite dayimoni uteza uburwayi. Amahoro, 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 amahoro bakozi b'Imana, amahoro nshuti zacu, amahoro. Nongere mbabwire ngo ku munsi w'ejo hashize twabonye ijambo ritubwira ngo ni Yesu wagukuraho icyago wenyine gusa. Ijambo rivuga ngo akoraho gusa, uwo mugore amukoraho. Hari umugore umaze imyaka myinshi afite gahunda, abarwaye uburwayi imyaka 12 ajya imugongo, ava amaraso adakama, ngo ariko yibwira mu mutima ati nimukoraho birakunda. Arangije yarabikoze biremera, bimaze kwemera, umuntu yarakize. Nanjye nayo tuganire kano kanya. Uyu munsi wa none tugiye kuvuga icyo twita ngo hari ikibitera. Amaraso ya Yesu avanaho impamvu, uya ntiyagira uzakubeshya. Nubwo nabwe ko nzabaganza mu kino cyumweru ngo hari impamvu ibyihishe inyuma, hari ikintu kibyihishe inyuma n'ukuri. Buriya kubusonza, ukena, urwara, uvunika, urugo rusenyuka, ubuzima bwanga, byo kugeraho ntibikunde, usanze ntibyemere, umuvuganya akakurakarira, ugaca mu buzima bukuremereye, ugaca mu nzira ziruhije, utagira ngo hari ikindi gihari, ahubwo nuko hari impamvu ibitera, hari impamvu ibizana, hari impamvu ikora ibyo bintu, hari impamvu zituma ibyo byose bikubaho, hari impamvu zituma ibyo byose biza, hari ikibitera. Ariko byose birangira muri fire week, icyumweru cy'umuriro gishingiye ku mbaraga z'amaraso ya Yesu, zifite imbaraga. Amaraso yafite imbaraga yo gukiza, yo kuvanaho ikibitera. Burya Yesu n'ubundi yagendaga mu iterana akakiza abantu, ataradupfira kuza ko yaje kuducungura. Bityo n'ubundi amaraso yari afite akora ibitangaza, nino yatuviriye ku musaraba, ko ntandi mashya yajemo nasanzwe. Kuko buri wese yango yadukishaga indwara, yafashe uburwayi bwacu arabutwara n'ubumuga, niyo babyikoreraga byose. Rero tugendane kuri uyu munsi wa none, hari ikibitera, hari n'impamvu byakuzaho. Reka dusenga Imana, turabashuhuje mugubwe neza. Mana nyiricyubahiro, nyirubutware, nyirubushobozi, Imana y'amahoro, byiringiro byacu, tugeze kuri uyu munsi turi imbere y'ubwiza bwawe nyaguhora ku ngoma, aho tugeze ku magambo meza yabakomeye. Ku munsi wa kane tuvuga ngo Imana iri mu ruhande rwacu, twumva Imana itabara, twumva Imana irema. Ayi Mana nyatwese ushobora byose, nabonye ku munsi w'ejo ko hawe gukoraho mwami, ariko uyu munsi ugiye kwica ikibitera, ugiye kuvanaho icyabiteraga, cyatera byose bikurwa mu izina rya Yesu, kwa mwami nabona amahoro kandi batabarwa. Urakoze mwami, urakoze, nuhabwa icyubahiro bwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana ibahe umugisha. Mwongeye kubasuhuza mwese abo turi kumwe mu rubuga tuganira kuri YouTube. Imana ibahe umugisha. Abandi bantu bari ku rubuga rwacu
iriba ry'amazu dubiza mwese Imana ibaha umugisha. Shima comment zanyu narazibonye, nongera kubashimira ubyo mugenda mukora byose. Imana ibaha umugisha, Imana ibashyigikire kandi Imana ibambika imbaraga, kuko nizera ko umugambi w'Imana uhari kandi ukora, kandi ko Imana izakora ibikomeye, kandi ko Imana izakora ibirenze, kandi ko Imana izatabara, kandi ko Imana izashyigikira. Rero Yesu abagire neza cyane, Mwami Imana abaha umugisha, Mwami Imana abashyigikira, ambika imbaraga, Imana ibajya imbere kuko umuntu se yabitekereza, kandi Imana ibakorera ibirenze ko umuntu yabibona. Ni ukuvuga ngo twagiye tubona kino cyumweru imbaraga zibohora zigakiza, zishingiye ku maraso ya Yesu, zidashingiye kuri ya mafaranga babaka, zidashingiye kuri ya maturo bangozana ngo tuguhuze n'ibiki byose, ahubwo ni imbaraga zishingiye ku maraso ya Yesu, ko twamaze icyumweru turi amaraso utandukana n'ukuri dutabara. Uyu munsi turi kwinjira mu bitangaza n'ibimenyetso, aho turi kwizera gutabarwa, aho turi kwatura amaraso ya Yesu, aho tuvuga imbaraga za Yesu, aho tuvuga imirimo ya Yesu Kristo, aho tuvuga ubushobozi bw'amaraso ya Kristo mu gukiza. Ariho twabonye ko umugore ngo yamukozeho gusa, ngo akimukoraho byose biremera, akimukoraho byose birakunda. Rero uyu munsi ndagira ngo tuganire ngo amaraso ya Kristo yakuraho icyibitera. Haleluya. Yesu amenya impamvu, we nta mpamvu uzi. Wapi? Nanjye ntayo nzi. Wapi? Ndi imbere y'Imana, nta mpamvu uzi. Nanjye ntazo nzi, n'undi wese ntazo azi. Ariko hari ikibitera, hari ikibitera abantu bakiyahura, hari ikibyihishe inyuma abantu bagasenya ingo, hari ibyihishe inyuma abantu bagazerera, hari ikihishe inyuma y'ingo zasenyutse, hari ikihishe inyuma y'uburwayi. Ubundi Satani akuzana imipango y'uburwayi, akaguha ibirwara byose by'imitsi, umugongo, amaguru, umutwe, diabete, hypertension, akaza n'imoroyida, akaza n'ibindi akakurundaho ukagira ngo ni izawe, kumbe ni Satani waziyambitse arazikuzanira. Hari ikibitera, hari Satani ubyihishe inyuma, hari umugambi ubyihishe inyuma. Ariko wabyihishe inyuma gute? Ntacyo bizenda guhindura, kuko Imana ivuganye nawe ngo dore iri kumwe nawe, kandi irakurokoye, kandi iraguhamagaye, kandi iragutabaye, kandi irakuvugishije. Yavuze ngo irabihinduye, yavuze ngo irabikoze, yavuze ngo ibikuyeho. Tamasekenya andrara basike. Turasoma ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka 11, turahera ku murongo n'ubundi 13, turana n'undi ku murongo wa 11, ahavuga ngo murongo w'10 ngo nuko ku munsi w'isabato yigishizaga mu isinagogi mu rusengero, asanga nk'umugore ufite dayimoni arimo yigisha, asangamo umugore ufite dayimoni. Ariko itera iki? Ubumuga. Afite dayimoni itera iki? Ubumuga. Abaganga bakavura ubumuga, kumbi hari dayimoni bitera. Imana rero yantumye kuri uyu munsi ngo ikibitereje guhangana nacyo, kandi yohereje amaraso ya Yesu. Tameseke. Haleluya. Nshuti zanjye zatubajya na Ubwuzu TV, asambwa nk'umugore ahandi muri Matayo ngo ku yindi sabato, nako no muri kuvuga ngo ku yindi sabato, asanga nk'umugore ariko wari ufite dayimoni itera ubumuga. Si ubumuga yari afite, ahubwo kumbi yari afite dayimoni itera ubumuga. Buriya mu buzima bwawe hari ikintu kibyihishe inyuma, kuba udafata ngo bikunde hari ikibyihishe inyuma, kuba uyu munsi utabyara hari ikibyihishe inyuma, kuba uyu munsi uhorana agahinda bitari ngombwa hari ikibyihishe inyuma utazi, nanjye ntazi. Buriya umugore yivuzaga ubumuga, kumbi yari afite dayimoni itera ubumuga. Imana yishe ikibitera. Ndafashijwe. Hari nk'umugore ufite ubumuga, ndetse ubumuga
akabuzana mu rusengero, ntasibe isabato, bakirukana ubumuga, bagasengera ubumuga. Kumbi yari afite dayimoni itera ubumuga. Hari dayimoni itera ibihombo, hari dayimoni itera uburwayi, hari dayimoni isenya ingo, hari dayimoni isenya amahoro, hari dayimoni isenya bizinesi, hari dayimoni yica ingendo z'abantu, hari dayimoni yica ubukwe bw'abantu, hari dayimoni yica amashuri y'abantu, hari dayimoni yica abana b'abantu, hari dayimoni iteza abana kunywa urumogi, hari dayimoni iteza abana kunywa ibiyobyabwenge, hari dayimoni iteza abantu uruzerero, hari dayimoni iteza abantu ibisazi, hari dayimoni iteza abantu umuvumo, hari dayimoni iteza abantu akajagari. Ngo Yesu yicare, olamaseta alamako, ngo Yesu arebe. Ngabona mu iteraniro ry'abaririmbyi bari baje gusenga harimo umugore ufite dayimoni itera ubumuga. Burya ibikubaho hari ikibitera, ariko kino cyumweru cy'amasengesho lakoma stefaya dai aliyamande. Yesu we, Yesu we, hariho dayimoni, hariho dayimoni, hariho dayimoni zaguhize, dayimoni uri indege zikurira, wakaviza zo niziyisaba zikagusanga aho uryama. Dayimoni ntatinya gusanga mu mashuka, ntatinya gusanga mu buriri, itoramo ntatinya gusanga muri biro. Dayimoni uguteza nabura kugendana nawe, aho wicaye muricarana, aho ugiye murajyana, icyo uvuze bakuri iruhande. Ngo Yesu yicaye, byumve. Uyu mugore yamusanze he? Ni mu isoko se? Ni mu kabari se? Ni muri botike se? Ni mu muhanda? Umva, nuko ku munsi w'isabato yigishiriza mu isinagogi asanga nk'umugore ufite dayimoni itera ubumuga. Uwo mugore yari amaze imyaka 18 ahetamye, atabasha kunamuka na hato. Imyaka 18 umuntu ahetamye, atabasha kunamuka na hato, ariko adasiba isabato. Adasiba amateraniro, ayo kuwa gatatu, ayo kuwa kabiri, ayo kuwa mbere, ayo ku cyumweru, aya saa 8, aya saa 9, aya niba turi, ariko ahetamye, bazi karwaye, bazi kari ubumuga. Kumbi si ubumuga, ahubwo hari dayimoni itera ubumuga. Kumbi sinzi ko abantu mudukurikiye kuri Tubagiraneho Bwuzu TV TUT muri kumvira ijambo. Ntekereje kurivuga nitonze. Reka mbivuge nitonze, mbivuge kandi yes, gerageza kunyumva. Nibura fata umwanya muto ko ntuje nawe nyumva. Uyu mugore Yesu yamusanze si mu rusengero, yicaga isabato, kandi ngo uwo mugore yari ahetamye umugongo, nta kintu abasha kwikorera. Imyaka 18 yose yunamye, bazi kari ubumuga, abamugemurira, abamusura, adasiba mu rusengero. Ubasha kubukorera Imana, ariko dayimoni iteza ubutindi wawe. Ugakora bipfa kugera ku itariki yo guhembwa gusa. Ntawuza ngo yakwibe, ariko hari dayimoni ukwiba. Mu rugo bakarwara, abana bakarwara, famiye ikarwara, bakaguhamagara dutabare ku ruhande hirya hino, warangiza ugatanga. Ubwo se ntuhetamye? Yamusanze mu rusengero, s'il vous plaît. En plus kwisabato adasiba, ntasiba amateraniro, ntasiba repetition, ariko arahetamye kubera Satani iteza ubumuga. Hari dayimoni wishe nyuma y'ibyawe.
abatekinisiye yampemukiye bancaje mu ntebe iyo bampagarika ngo barebe ndafashwe ariko nta hantu najya kubera ko mikoro iramfashe ntaho najya ntabwo nanyeganyega numvaga nagahagurutse ngakubwira ngo imyaka 18 adasiba mu rusengero, imyaka 18 atabura kujya gusenga, barafashe uburwayi nk'ikibazo. Kumbi Yesu yokabyara uyu tuvuga, uyu tubabwira ngo atangiye kwigisha, abonamwe umugore. Imana ikubone mu iteraniro, Imana ikubone mu bagore benshi, Imana ikubone mu bantu benshi, ngabonamwe umugore wari ufite dayimoni idatinya amasengesho, dayimoni y'inkirisitu yicaye mu muntu. Sabato bakajyana, bwitange bakajyana, haleluya akayitera bakagendana, agatera amina z'imirambaro bakagendana. Ariko kumbi hari igishitani cy'ikidayimoni giteza ubumuga, cyo cyari kuba karande mu bana be 18 yunamamo, ayiririmbanamo, ayisengeramo, ayigenderamo, yinjira mu rusengero 18 ahetamye, kigini cyamwe tuciye hariya ku ruhande ngo ariko Yesu ahagere. Ngabona ko hari umugore ufite dayimoni iteza uburwayi. Hari dayimoni iteza abantu kunywa urumogi, hari dayimoni iteza abantu ubusambanye, hari dayimoni iteza abantu inzoga, hari dayimoni iteza abantu ubujura, hariho dayimoni iteza abantu kwicana, hariho dayimoni iteza abantu gusenya ingo, hariho dayimoni iteza abantu kubika urwo ruzima, hariho dayimoni itera ababyeyi gutabana, hariho dayimoni itera abana gutababyeyi, hariho dayimoni itera umuryango gutabavandimwe, hariho dayimoni isenya ibyari byubatswe. Kumbi ngo yagendanaga nawe kandi ajya mu rusengero nk'uko urujyamo, aririmba nk'uko uririmba, ariko ahetamye ngo Yesu amurebe. Wandakori amazi tapi fola landota ngo Yesu amwitegereze, abona mwiteraniro ahandi ngo kuyindi sabato, bivuze ko indi ya mbere yayijemo kuyindi sabato. Ntabwo uyu mubyeyi yasibaga imyaka 18 ahetamye, baravura. Kumbi si uburwayi, ahubwo hari dayimoni byihishe inyuma, nk'uko uyu munsi byawe nawe hari dayimoni byihishe inyuma. Ariko Imana ishimwe, ntibiri gukurwaho n'amaturo nk'ayo bakubeshye, ntibiri gukurwaho n'icyacumi nk'uko bakubeshye, ntibiri gukurwaho no gutanga mbere nk'uko bakubeshye, ntibiri gukurwaho no gutanga amanyarwanda nk'uko byakubeshye, nubwo no gutanga amadolari nk'uko bakubeshye, ntibikurwaho n'icyo utekera. Bigiye gukurwaho nuko Kristo akubonye mu bantu. Amaraso ya Yesu aciyo karande mu izina rya Yesu, amaraso ya Yesu yirukana iryo gini ngo yitegereje. Vuga ngo Yesu nyitegereza, wazi impamvu bitera, azi ikibyihishe inyuma, impamvu tubaka ngo rukunde, azi ikibyihishe inyuma, impamvu umugabo aguca inyuma, azi ikibyihishe inyuma, impamvu abana banze kurega droge, azi ikibyihishe inyuma. Kandi Yesu bwakizenje ngo abonamwe umugore mu bagore bari bahari, yuko atari ubumuga, yuko atunamye kubera we, ahubwo hari dayimoni iteza kunama, hari dayimoni iteza ibibazo, hari dayimoni iteza ubugumba, hari dayimoni iteza gupfakara, hari dayimoni iteza kudashaka, hari dayimoni iteza uburara, hari dayimoni iteza ibihombo, hari dayimoni iteza amadeni, hari dayimoni iteza za cyamunara, hari dayimoni izana amatiku mu rugo rwawe, hari dayimoni ikubuza amahoro. Ngo Yesu yitegereze. Haleluya. Abona hariho umugore, abona hariyo umugore takora basandorama lele kota minida isando pai. Abona hariyo umugore ufite dayimoni, kandi Yesu amusanze. Niyo kabazo ko kwibaza, Yesu amusanze mu kabari, amusanze mu rusengero, amusanze mu rusengero. Ushobora kubana na dayimoni kandi usenga.
ukibaza impamvu ucuruza bikanga, ukibaza impamvu ugurije atakwishyura, uwo uhaye amafaranga atagusubiza, uwo ukunze atagukunda, uwo utabaye akubwira nabi, uwo wahaye amaboko akaguha ubuhiri, ukibaza impamvu bibaho. Ibyo nta bindi ni dayimoni byishima, kandi iyo dayimoni turayikubita mu izina rifite imbaraga rya Yesu Kristo Nazareti. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Hari dayimoni bitera, hari dayimoni bizana, amusanga mu rusengero, amusanga muri korari, amusanga mu badiyakoni, amusanga ku ruhimbi, agenda yunamye imyaka 18, kandi Yesu amusangaye mu rusengero. Dayimoni bakajyana ntubimenye. Ushobora kuba uri umukirisitu uniyiriza, wuzuye n'umwuka, ugatera izimirambararo, ugutera haleluya, ariko hari dayimoni kwihishemo. Ukira ugutwi akazana akaguru, ugakira ijisho akazana umusaya, ugashingiza umwe undi ugapfa, mbega ugasanga uhora mu bumuga. Ngo ariko Yesu ahageze, ngo Yesu amubonye aramuhamagara. Umva we, yo murongo wa 12 ngo Yesu amubonye aramuhamagara, aramubwira ati mugore, ubohowe ubumuga bwawe. Yesu amubonye, Yesu amubonye, Yesu amubonye, ngo aramuhamagara, amwigiza imbere, aramubwira ati mugore, Yesu amubonye, Yesu amubonye, aramubwira ngo mugore, ubohowe. Komanda icyampa uyu munsi tukumva, icyampa uyu munsi ukabimenya, icyampa uyu munsi amatwi yawe akumvira ijambo, icyampa uyu munsi amatwi yawe akumvira ijambo. Amubonamwo umugore, abonamwo umugore uhetamye, utabasha kwivomera, utabyara, udafite uburyo. Uyu munsi tubonye ko ari umugore, ariko umugore ashobora kuba ni ikimenyetso cya benshi bahetamye, badakora, byanze, barashakisha byaranze, barakora ntibyemera, barakora ntibikunda, barakora ntibiza. Yo Yesu, dayimoni itera ubumuga, dayimoni itera ibihombo, dayimoni itera urwango, dayimoni itera icyangiro kuri wowe. Barabenga ntibaza, baraguha randevu igahinduka, abantu umenya uko bagiye, heruka bagutereta ntuzi aho baca, kumbi hari dayimoni bitera. Ariko kano kanya kuri iyi cano turi kumwe, turimo dusenga Imana, umva imbaraga, ngarabanza cyaha dayimoni. Arangije aragororoka. Nawe ugororoka uyu munsi, wanza cyaha dayimoni azi ikibimutazi cyo gutera. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza, Imana igutabare. Yesu abasha kubikora. Mana nyiricyuro, nyir'ubutware, nyir'ubushobozi, nyir'imbaraga, ikibitera urakizi, bakiza ubatabare kubwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Impamvu ntasenze cyane, randevu turi mu masengesho. Imana ibahe umugisha, mugubwe neza, dusengane, muhamagare, turi kumwe n'imbaraga zibohora. Ikibitera Yesu arakizi. Imana umushimizana Yesu urakoze, amen. Shalom shalom.